mwongeye kwirirwa abakunzi ba Sky Samrat Films, aho muri hose mbanje kubasuhuza inshuti zacu banyarwanda banyarwandakazi. Muzaze mushake Doruka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya reka mwabana meze mubyihorere. Doruka sazabaretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ashatse akiri muto cyane ese ukorera tukiri muto. Oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto bijya oya mwabana ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone ukumva Amwe mu magambo Vestine aho agereye Canada mu gitaramo yavuze asa n'ushaka kubwira abantu ko urushako rwanze kugera naho yihanangiriza muri umuna we Dorcas ati nyabona uzaburetse ibyo gushaka ukiri muto uzaburetse ati rwose uramenya uramutse unabikoze nagucira inkoni nkagukubita. Manager w'aba bakobwa babiri ari we Irene abaza Vestine atese gutubuza muri umuna wawe Dorcas gushaka akiri muto kandi nawe warabikoze. Vestine ati umugambi w'Imana ntawamenya. Irene manager wabo arongera nanone ati none se na Dorcas umugambi w'Imana imufiteho ubaye nk'uwawe. Ibi bisa naho ishyamba atari ryeru kuko burya n'imvugo umuntu akoresha iyo aganira ubaye uzi gucukumbura cyangwa kumva neza wakuramo byinshi niyo yaba ateruye. Byanze bikunze Vestine ntabwo yahiriwe n'urushako kuko nta kuntu abaye yarahiriwe n'urushako atabyifuriza muri umuna we Dorcas. bana ngereka ubwisuku yewe uretse gato Instagram yanjye Instagram yanjye uzagera yiwe ndagera live mwe mu giforo ngire giforo turajya kubyusage bya ndatomboka nuko ukomeza kumucungira hafi iyo umuntu yaza gutomboka oya njya kugira ngo n'abantu b'abakozi b'Imana bakamusengera tukareba ko yaguma hamwe naho ashobora gutomboka cyangwa se agira abantu bamubuza gutomboka. Vestine ati ngiye cyo nkwemereye katubanze dukore igitaramo turirimbira abantu nicyo cy'ingenzi. Ibyo ni bimwe mu biganiro bitandukanye Vestine na Dorcas bagiye bagirana na manager wabo aho bamaze igihe bari muri Canada mu myiteguro y'igitaramo. Mu by'ukuri Vestine iyo umurebye mu maso n'amagambo avuga uba ubona asa n'ushaka kwerura ibintu, uba ubona hari ibintu asa n'ushaka kuvuga ngo ashyire ku mugaragaro. Gusa manager we ari we Irene Murindahabi akaguma kumukomakoma amuhumuriza ati nyabona aho yahave tubanze twikorera igitaramo. Vestine yumvira manager wari we Irene nk'uko bimusabye ngo babanze bakore igitaramo gusa bidatinze. Nyuma y'igitaramo kimaze kurangira Vestine yahise ashyira hanze ukuri kose ahagaragara. Mu magambo ari mu rurimi rw'icyongereza ateye agahinda kuri stati ya Instagram ya Ishimwe Vestine ati Today the life I'm living is not the life I chose. I'm living in a bad situation and I didn't deserve this. I know I made bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again.
Aha mu by'ukuri tugenekerereje aya magambo Vestina yavuze mu rurimi rw'icyongereza tuyashyize mu kinyarwanda, yavuze ko ngo ubuzima arimo ari kubamo kuri ubu atari ubuzima yahisemo cyangwa yigeze yifuza kubamo. Ati ndi kubaho nabi mu bihe bibi ntari nkwiye. Ndabizi yuko nafashe umwanzuro mubi mu buzima ariko okay, nta kibazo. Imana yemera ibintu bimwe na bimwe kubibaho kugira ngo twige, bityo rero nanjye narize. Nize byinshi. Vestina ati nta mugabo n'umwe uzongera kumbeshya ukundi ngo anyicire ubuzima abusenye. Vestina arongera ati umugabo wundi nzahitamo nzabanza nshishikazwe no kumumenya bihagije, menye umuryango we ndetse menye na buri kimwe kimwerekeyeho. Ngayo nguko rero ayo ni amagambo Vestina aherutse kwandika kuri stati account ye ya Instagram. Gusa ikirimo cyumvikana muri aya magambo ya Vestina nuko yicuza kuba yarashakanye na Idrissa Ouedraogo. Vestina se yaba yarashakanye na Idrissa ku mpamvu zitamuturutseho cyangwa ataramukunze ngo amwihitiremo ahari akaba yaramuhatiwe? Mu by'ukuri abanyarwanda twese muri rusange ishaka ry'uyu mwana w'umukobwa ntabwo twarisobanukiwe neza, ryaradutunguye cyane. Ndetse abenshi by'umwihariko harimo n'abafana ba Vestina na Dorcas bababajwe cyane no kubona Vestina ashakwa n'umugabo w'ahandi w'umudiaspora, ndetse akahita anamujyana iwabo akava mu Rwanda. Vestina gushakana na Idrissa byatumye anahagarikwa mu itorero yasengeragamo ku mpamvu z'imyemerere n'imyitwarire y'amadini y'aba bombi bidahura. Vestina yashatse ubundi buryo abinyuzamo nk'uko bajya bavuga ngo nta kibuza imara gucuranga ubukwe burashyira burataha. Aba banyaryo n'umunyaburukina Faso Idrissa none kuri ubu byanze Vestina ari kwicuza urushako rwanze. Kuri uyu munsi naguteguriye imva n'imvano y'ibana rya Vestina na Idrissa uko bamenyanye, uko byagenze n'uwabahuje. Havuzwe byinshi bitandukanye no kuri management yabo MIE Empire, iyobowe n'uwitwa Murindahabi Irene ariwe manager w'iyi groupe ya Vestina na Dorcas. Ngo niwe watanze Vestina kwa Idrissa Ouedraogo agamije inyungu ze. Gusa nakubwira ko Irene arengana abantu bamushyira mu majwi ko ari we wabikoze naba atazi neza ibyo bavuga. Muraje ubundi maze mwiyumvire byose uko byagenze umwana w'umukobwa ajya gushyingiranwa n'uyu munyamahanga. Aya ni amakuru njyewe ubwanjye nagerageje gutohoza kuva mu mpande zitandukanye, nyabonye ndavuga nti reka nze nyazana ahangaha no kuyihererana nyabasangize kuri Sky Samrat Films. Mbere yuko ntangira ndagusabye wewe utarakora subscribe kuri Sky Samrat Films uyikora ufungura inzogera. Ahasigaye ujye wibonera amakuru ya showbiz meza yizewe kandi atari ibihuha. Reka ntangire mbabwire neza ibya Vestina na Idrissa Ouedraogo uko byatangiye. Ngo ubundi uwo bita Idrissa Ouedraogo ari we mugabo wa Vestina w'umunyaburukina Faso, yari afite umukobwa w'umunyarwandakazi baziranye i Kigali. Uwo mukobwa ndetse nawe kandi ngo akaba aziranye na Vestina, ari inkuramutima ye ndetse ngo agahora postinga na zimwe mu ndirimbo ze ku mbuga nkoranyambaga, indirimbo za Vestina na Dorcas. Ngo rimwe rero ubwo bitewe n'ukuntu uwo mukobwa yari inshuti na Idrissa Ouedraogo ndetse anamufollowinga kuri platform ze zose, Idrissa Ouedraogo ngo kera kabaye ari guscrollinga kuri telefone abaguye ku kavideo k'indirimbo ya Vestina na Dorcas. Wa mukobwa ari we wayipostinze, wa mukobwa w'inshuti ye. Idrissa Ouedraogo arebye cyane ngo ako kavideo k'indirimbo ya Vestina na Dorcas ngo yumva akunze cyane Vestina uburyo yakitinga anaririmba, uburyo yitwara Vestina. Idrissa yumva biramurenze. Bimurenze Idrissa yihutira kureba neza umuntu waba wapostinze ku kavideo k'indirimbo ya Vestina na Dorcas.
arebye neza basanze ari wa mukobwa w'inshuti ye w'umunyarwandakazi uba i Kigali wabapositinze. ahasigaye Idrissa ahita yandikira wa mukobwa w'inshuti ye wibera i Kigali amubaza ku kavideo k'indirimbo ya positinze. Idrissa ati aba bakobwa babiri baririmba neza, iyi ndirimbo yabo ni nziza nayikunze cyane. Ati kandi si ibyo gusa harimo n'uwo nakunze Vestina. Ati Vestina namukunze cyane ku buryo numva njyewe ngize n'amahirwe yo guhura nawe, namubwira ko namukunze yabyemera ko twabana tugakora ubukwe tukibanira. Uwo mukobwa w'inshuti ya Idrissa Ouedraogo barumiwe cyane ukuntu Idrissa yabonye indirimbo ya Vestina na Dorcas kuri post ya postinze, agahita bakunda cyane kugera naho yifuza umwe muri bari we Vestina kumva ko babana aramutse abimusabye akemera. Nuko uwo mukobwa w'inshuti ya Idrissa Ouedraogo babwiye Idrissa ahubwo ko anaziranye na Vestina. Abamubwiye yuko atabapositinze bataziranye ndetse ahubwo ko baziranye cyane. Idrissa ibyamaze kubyumva bitaye mu gutwi abasabye umukobwa ko yabahuza ngo niba baziranye. Umukobwa aremera ntiyahakanira Idrissa, ababwiye Idrissa yuko azamumubwirira. Abamubwiye yuko azamubwirira Vestina yuko hari umusore w'umunyaburukina Faso wamukunze, ndetse akaba yifuza guhura nawe akamusaba urukundo, akamusaba yuko babana. Ubutumwa buba bugiye gutyo kwa Vestina bujyanywe na wa mukobwa w'inshuti ya Idrissa Ouedraogo. Umukobwa aragenda ababwiye Vestina byose ko hari umugabo wamukunze w'umudiaspora, ngo kandi ku buryo yumva aramutse nawe amwemereye yamushyira mu rugo bagakora ubukwe bakibanira. Vestina acyumva ngo umudiaspora nawe yahise agira amatsiko yo kumenya uwo mudiaspora uwo mugabo uwo ari we. Umukobwa amwereka amafoto ya Idrissa muri telefone. Vestina arareba abwira uwo mukobwa w'inshuti ye ndetse akaba n'inshuti ya Idrissa ko nta kibazo. Amubwira yuko bishoboka kuba byakunda umusore aramutse amukunda ndetse anifite. Ibyo bishatse kuvuga ko Vestina yaravuze ko yabyemera bakabana na Idrissa, ariko abaye amukunda ndetse afite n'amafaranga. Ahangaha Vestina kuba yaragarutse ku cy'amafaranga byo ntacyo umuntu yamunengaho, kuko umukobwa wese ashimishwa no kuba yashakwa n'umugabo utazamwicisha inzara ngo aburare cyangwa abwirirwa buri icyo kwambara. Nuko ubwo ngubwo nyuma y'uko wa mukobwa atumikiye Idrissa kuri Vestina, Idrissa bidatinze yahise yurira indege ava iwabo muri Burkina Faso aza mu Rwanda kurambagiza Vestina. Idrissa ageze mu Rwanda kuri airport yahasanze wa mukobwa w'inshuti ye, hanyuma bapanga guhura na Vestina ari uwo mukobwa ubahuje. Ni mw'ubwo buryo Vestina na Idrissa Ouedraogo bamenyanye, bahujwe n'inshuti yabo y'umukobwa. Idrissa amaze guhura na Vestina bagashimana bakanzura kubana urukundo rwabo barugize ibanga bikomeye cyane. Vestina ntiyagize na kimwe atangariza abafana be, ibintu babigize ibanga mpaka umunsi wo gushyiraho itariki y'ubukwe ari we save the date ugeze. Nibwo mu banyarwanda hose muri rusange inkuru yatashye Rwanda yuko Vestina wo mu itsinda rya Vestina na Dorcas agiye gushaka, kandi agiye gushakana n'umunyamahanga w'umunyaburukina Faso. Benshi babyumvishe bacitse ururondogoro bati ibyo ni ibiki? Vestina ko ugiye udusize abafana bawe twagukundaga twabakundaga, we na Dorcas tubaye abandi. Abafana bakavuga ayo magambo yose wumva impungenge bafite ari iz'uko Vestina namara kugenda kuva mu Rwanda kujyanwa n'umugabo hanze muri Burkina Faso n'umuziki uzahagarara. Abantu bati kuki udashatse umunyarwanda w'iwanyu ukaba ugiye hanze, kuko bitewe n'iki? Bati koko ubu haba mu basore bose mwiganye mwamanye mwasenganaga wabuzemo umuhungu wagukunda ukamukunda mukarushinga akakubera umugabo.
Ibyo byose barabivuga ku mbuga nkoranyambaga, amakomenti menshi akandikwa ari negatifu ku bukwe bwa Vestina, gusa ntibwahagarara. Nta kabuza imyiteguro yabwo iragumya irarimbanya. Idrissa Ouedraogo yageze mu Rwanda mu kwezi kwa 11 kwa 2024. Mu kwezi kwa 12 kwa 2025 afata irembo. Mu kwezi kwa mbere kwa 2025 Idrissa Ouedraogo na Vestina bajya mu murenge. Bamaze kuva mu murenge rero tariki 5 z'ukwezi kwa 7 kwa 2025 bakora ubukwe. Ni muri uyu mwaka turimo. Aha ntabwo nzi neza niba umuntu abarambagije uwo bazabana mumenye neza, kuko urumva ko nta gihe kinini bamenyanye. Gusa abavandimwe b'Abanyarwanda nshuti z'Imana nuko byagenze. Ishimwe Vestina agire gukomera muri we, Imana imworohereze bibaho mu buzima. Ariko ikindi gihe nk'uko nawe yabivuze, ubutaha azashishikazwe cyane no kubanza kumenya umuntu mbere yo gufata umwanzuro, kuko kwicuza si byiza ndetse birababaza cyane. Mwakoze cyane mwe twabanye muri kino kiganiro. Naho ubutaha Imana ibane namwe, ndabakunda cyane.